Ikaze nanone kuri wa muyoboro mukunda muri benshi. Uyu munsi nje kubagezaho ibindi bishya mutari musanzwe mumenyereye. Uyu munsi ndabagezaho ikirere. Uyu munsi turaganira ku ngingo igira iti ni icyo umuntu yakora kugira ngo adasaza vuba cyangwa se yirinde gusaza by'imburagihe. Ndashaka ko uyu munsi ari byo nje kubaganirizaho, ntimucikwe. kijya gihe cyanze gushira umutima ugukunda. Turagaruka ku ngingo igira iti ni icyo umuntu yakora ngo yirinde gusaza vuba cyangwa se adasaza imburagihe, ahubwo aguma agaragara nk'umuntu ukiri muto. Ni ingenzi kuko gusaza vuba si iby'imyaka gusa, ahubwo ni iby'imibereho, imitekerereze, imyitwarire n'imirire. Reka tuganire rero. Ndashaka kubagezaho inzira 7 nibura zishobora kugira ishingiro n'ingaruka nziza kugira ngo ugume usa neza, ukeye kandi mu mubiri n'umutima hameze neza. Ingingo ya mbere: kurya ibiryo birinda gusaza, anti-aging food. Ibiryo byiza ni nk'urukingo rwo kudasaza. Bimwe mu biryo birwanya gusaza vuba cyangwa gusaza imburagihe twavugamo avoka, karoti, ibinyomoro, watermelon, beterave, ifi nk'isamaki, ibinyamisogwe harimo soya, amashaza, ubunyobwa, amavuta meza y'ibihingwa, olive oil, coconut oil, imboga z'umwimerere, dodo, imbwija, isombe, amashu, brokoli, amasaka, ibijumba n'amasororo. Hari ibihingwa bita amasororo. Ibyo kurya bikungahaye kuri vitamini A, E, C, zinc, selenium na antioxidant bifasha gusana uturemangingo twangizwa n'igihe. Cya kabiri: kunywa amazi menshi buri munsi. Iyo ni ingingo ya kabiri. Amazi atuma uruhu rugira ububyutse, ntirwumagare, ntirwihishe cyangwa se ngo rukanyarare. Amazi asohora imyanda mu maraso bikagabanya gusaza kwihuse. Inywa 1.5 litiro nibura kugeza kuri 2.5 litiro buri munsi ku bantu bakuru. Shyira akantu ku ruhande katuma unywa amazi kenshi: igikombe, icupa ryagenewe amazi cyangwa ikindi gikoresho cyagufasha kunywa amazi. Iyo ngingo nayo ya kabiri yagufasha rwose kudasaza imburagihe cyangwa se gusaza byihuse, ukaguma usa neza ku mubiri ndetse no ku ruhu. Ingingo ya gatatu: gukora siporo no kugendagenda. Siporo izamura uko uhumeka neza, imiterere y'imbere y'umubiri udateba, imikorere y'amaraso n'umutima, imisemburo ishinzwe gukura no gusana umubiri nka growth hormone. Siporo usabwa rero ni iyi ngiyi ikurikira: genda byihuse, yoga, koga, kwiruka, kuzamuka imisozi buri munsi byibura iminota 20 kugeza kuri 30. Iyi ni ingingo ya gatatu yarebanaga na siporo, nayo yagufasha kwirinda gusaza imburagihe ndetse umubiri wawe n'uruhu no mu mubiri imbere hagakomeza hasa neza. Katujye ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 yatuma umuntu adasaza imburagihe cyangwa asaze vuba yitwa kwirinda stress no kugira umutuzo mu buzima. Stress irya umutima, ikanaka imisemburo igira uruhare mu gusaza vuba nka cortisol. Iyo stress irambye uruhu ruhita ruhinduka,
amaso arabyimba, igituza kigakuka. Wakwitwara ute rero? Senga cyangwa usome buri gitondo n'umugoroba. Ushoboye gusoma igitabo, ushoboye gusoma Bibiliya, ushoboye gusoma inkoranyamagambo n'ibindi bitabo bitandukanye. Jya ahantu hatuje umare nk'iminota 10 utuje buri munsi. Gira inshuti uvugisha, bisohoremo ibikubabaje uyiganirize. Fata iminota runaka ugirana ikiganiro na mugenzi wawe wisanzuyeho cyangwa wiyumvamo. Ingingo ya 4 nayo yatuma udasaza vuba cyangwa se ngo usaze by'imburagihe. Kuryama neza no kuryamira igihe ndetse ugasinzira amasaha yabugenewe. Iyi ni ingingo ya 5. Kuryama neza no ku gihe. Gusinzira nabi cyangwa amasaha make bituma uruhu rusaza vuba, amaso yijima, umubiri unanirwa gusana udusebe n'uturemangingo. Ibyiza rero, ryama amasaha 7 kugera ku 9 nibura buri joro cyangwa buri munsi. Ryama kare hagati ya saa 1 na saa 4. Irinde telefone na televiziyo mu isaha imwe mbere yo kuryama. Vuga ngo mbere y'uko uryama nibura fata isaha wirinde telefone cyangwa televiziyo mbere y'uko uryama. Ntukave kuri televiziyo cyangwa kuri telefone cyangwa kuri computer cyangwa machine bitewe n'uko ubivuga, nibura mbere ngo uhite ujya mu buriri. Fata isaha imwe hagati yo kuyivaho ube uri mu bindi mbere y'uko uryama. Iyi ngingo ya 5 nayo yagufasha kwirinda gusaza vuba cyangwa gusaza imburagihe. Umubiri wawe n'uruhu rwawe bikakomeza bisa neza. Ingingo ya 6 iravuga ngo rinda uruhu rwawe izuba n'imyanda. Izuba n'imyuka mibi angiza uruhu bigatuma rusaza vuba. Ibyo wakora kugira ngo ubirinde ibyo ngibyo rero: kwambara ingofero cyangwa se ibirinda izuba cyane cyane mu masaha y'izuba ryinshi. Wambare hari rinete zirinda izuba ryinshi, bikaba byarinda amaso yawe. Hari ukuba wajya mu gacucu cyangwa munsi y'ibiti bitewe n'izuba ryinshi cyane rihari. Ibyo byose biri mu byatuma urinda uruhu rwawe ukarinda n'umubiri wawe, bityo bigahora bisa neza, ntusaze by'imburagihe cyangwa se ngo usaze. Nshuti bakunzi bacu, niba mukunda ibiganiro byacu mujye mukora like, musharinge ku nshuti n'abavandimwe nabo babona ibiganiro byacu. Munakore subscribe ku bantu batariyandikisha cyangwa se ngo batujoyininge, tujye tubasha kubona ibiganiro byacu ku gihe. Ndabakunda we. Ciao.